aha ni kenshi mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhama ugatunganirwa ariko mwe mukanyima subscribe kuri Rukamyarungu. Aha nifitiye umutumirwa bakwitande Tayibara Sylvain bimeze biteze Bisawa iminsi myinshi iriko Sylvain kirabona chance ngurakomeye ariko abantu bose nakiriye mu kiganiro bambwiye ngo niwe Marine ya Danje ngo nta miyaga ujye ushyiramo. Ndebaho nyine urabizi. Urebaho nyine abo niyo mashini yishyira kure none ayitwara. nawe wayitwara bashaka ako ufite imyaka ingahe? Mfite 13. None se ko wihebeye ubujuru ukiri umwana ubwo urambwira uzagira 30? Wambwira ko urya rimwe mu kwezi ukavuga ko uwo muntu yabaho. None se nta tundi tuntu uzi gukora twatuma utiba? Twese nta dukora ryari muri covid hano abantu bari muri guma mu rugo byarakomeye. None se ko babarinze ingo zabo ubwo ubona uko wiba byibuza ko bagumye mu rugo? Bagumye mu rugo se benshi niko bagihari. Mbasha umuntu abura kujya kwitiza uturonje ahantu tweze. Uturonje ubu ngubu tumereye nabi. Byatari danatugurisha. Ugurira ko se wahurura nk'umufuka muko bandi ukajya kugurira. Ubwo niyo kagafuka k'ibiro nka veni. Umuntu arebamo nk'agace nyine. Agace wallahi. Ubwo se abantu barakugurira kandi bazi kubyiba. Batakugurira ukuntu bagura babyigana. Baba we amafaranga ukuyemo yakoresha iki se? Nubwo nditunga ese wowe unafite inzara. Ariko se ndeba mu nkaho ruguruka kwa buri dasi nkaryamo agapura nk'ireka ibiryo. Ibiryo byinshi uryimara nk'ibyangaye se? Jewe se cyane iby'igihumbi nawe ryacu kuko inzara mba ndi hose mpamva ko yashira. Ariko se genda kwibaza ibyo bintu mwumva urambeshya Sylvain. None se byibuza wibuka guhaho bagenzi bawe? Bagenzi se buri wese ndi wakwibutse hari urwo ruhahira urundi se. Muceceke umukobwa yaratuvuna niko ngo nta rugo ruhahira urundi kubera ariko nta nshuti yawe se waremera? Zirahari tu. None se ubu baye urwo rugo ruba ruhahiye urundi? Ruba ruhahiye urundi ubonye se urugo ruhahira urundi ubundi. None se reka nkubwire aha nyibwirira ibintu byo gukina urusimbura cyabikora? Eka ibintu by'irigaragiye nabicitseho. Wabicitseho? Byatari. Ujya ukoresha ibisindisha se? Ujya ukoresha ibisindisha? Akantu ko kunywa se? Mfasha ndagaga hatari itabi n'urumogi hafi ibintu by'urwunge rwose uriyo nakanyonye kangwa neza zo maze iminsi nakanywa inzoka ziranyica. Inzoka zirakwica koko ahubwo ubwo wariye ibintu bibi zikakwica? Byase karuko mbabaza iminsi nta rwunge mvura. Ariko se ku rwunge uri kurwamamaza hano ubundi baratwishyuye niko urwunge ruraguhemba? Byatari. Aya ndabivamo nugumya kwamamaza. None se ninde muntu wakwigishije kwiba bwa mbere? Kwiba? Akagutinyura akavuga ati terura iki kintu. Umuntu ajya kwiba kubera inzara ndakaswe. Ariko Kazadi nawe Kazadi niwe wabimbwiraga shaka. Yakubwiraga ibiganiro woshyira mu bikorwa? Mfasha. Yakubwiye ngo iki si inkuru yaguteye y'ubujura ni nk'iyihe? Wanganiriza ariko se uganire niyi ngubu nyine yarambwiye ariko hari kera menya ni covid itari yazanye igitekerezo cyo kuza yaranga ngo tujya gutsina imbata nyine ahantu sinahakubwira. Oya ntungira aho umbwira pe aho wibye ntuhambwira. Twazanye imbata zirenga 8 tukageza ariko se murazikorera? Muzizana gute ubundi izo mbata? Twashyize mu mufuka. Kristo Yezu we ntago ziba zibwejagura se cyangwa inkoko se tubishaka tubijyana twazishuka tizengurutse zose. Inkoko se umaze kutwara nka zingahe? Inkoko se cyane inkoko ndumva nta nebyiri ndatwara. Ihene se cyako ndari ngange niyongoje nakubise inkoko ahantu nyine yivuna ukuguru nyirisha umuceri umuceri w'incenga. Wawutekeye muki se? Natiye agasafuriya. Ariko se ubwo umuntu gutiza isafuriya ugenda umubwira ko yijyanye kugira gute? Abantu nka Marine bakundwa n'Imana n'abantu. Abantu nka Marine nkatwe rero iyo umuntu avuze ko ashonje abashonje ati rero nkaze umuntu nkagutira agasafuriya wakanyuma. Byantera ubwoba. Gute se? Nakwibaza ahantu kajyanye. None se oya uje kunira nk'agasafuriya nkaguha ibiryo urya wabyanga? Sinabyanga ariko nabyandi nabiteka. Ariko se ubwo ntiwabigurisha ko nkuze ukundi kofi? Wapi none se ubu ngubu turi kumwe niga tukabifatanya turi babiri ukama ibiryo nawe tugasangira nabyandi twahita tubipiga tukabirya tu. Byatumye umenya guteka ariko kuba ingange? Cyaze ingange uzi ahantu umuntu yararaga nkwetse ahantu nararaga nawe ntiwakumva ko cyandagaza nakumirwa. Ariko abarara babaye mu isantere utinya ni nk'abandi?
Kazade na Pierre ndabatinya bonyine basererwa se nabande bari basererwa barashaje ariko nabo bayibayemo amfasha ariko umuntu wari uyoboye numva ngo ni Kondo Kondo rwose ameze nk'umuhungu we umwugani wa wundi ariko se Pierre yiba nk'iki cyadanje ukumirwa ako si ikintu cyadanje umuntu ujya kumera inzu y'abandi ubwo umuntu wamutinya agashyimba urumva nka kuri ari ahantu hameze kuri atu arahaturitsa neza yaharangiza kuhaturitsa yikuramo udushyimba akigendera ariko se Pierre buriya wamugira iyihe nama nagabanye kwiba kuko kwiba ni bibi ariko se waramugira izihe wowe uyiherereye he iriya ni iniga ibaze tujya tunayibwira ngo ireke kwiba tu Pierre ni iniga yacu kwiba ariko nyine ntabwo umuntu yamuseka ngo ntukibe kuko nanjye nyine mbonye ikintu ndakibarira ariko ibintu byo kwiba rwose uba wumva wabireka ntabireka ariko umuntu yiba kubera inzara abantu umuntu yiba kubera inzara none se hari umuntu wigeze byibuza kuva wavuka yarakugerageje ngo akujyane mu muryango mubane arahari nde aha akagatipe kaba nabonye na murumuna wawe yaraje kuri street yaje gute murumuna wawe nyine nawe ari ku muhanda hari kuri awe ntari bitu ntago yiba hari nyine ubutuntu dusanzwe nese akagenda umva nta n'ikintu kirenze niba tu ariko se reka nkubwire ubu ngubu muvuye mu bumarine bakabashyira ahantu ngo mubane ubu ubona ari iki cyababangamira cyamba mbona ntacyo ariko umbujije gutembera twabipfa iwawe wahanyuma ariko ubwo wambuza gutembera bikavamo gutembera se ububwira uzengurutse nk'ahantu hangana iki yeshi wahaba arasaba umuntu aba yagenze ukuguru kuba kwabyimbye kubera kugenda higa imibereho ibintu bitaba byakomeye ibintu biba byakomeye mba mbibona ariko terime mukunda gukoresha se zituma mwitsimba ntibamenye icyo muvuze ni nk'izihe ubwo se wavuga nko gute ubonye polisi wawe tuvuga ngo iki hari igihe uvuga dore bakuru bacu baraje nyine bakumva icyo bavuze ushonje uvuga ngo iki iyo ushonje uvuga ngo iki inzara iri gukegeta nyine ubundi umuntu aravuga inzara iri gukegeta amara iyo wabonye boro uyizanye uvuga ngo iki iyo wibye ikintu ukakibona uvuga ngo iki tuvuge nyine niba ari ikintu wari ugiye kwiba ukagenda ukagikurayo uko wabiteguye uvuga ngo iki ni boro nyine tu uvuga ati igihe nyine hari ahantu uratsinya akantu gutsina iyo ugiye kwiba uvuga ko ugiye gutsina akantu ugiye gutsina cyangwa kwitiza tu kwitiza ariko se ubwo uratirura ese ubwo watirura utaba ugiye kwitiza ikintu batakubona ukagitirura reka twongere twigarukire mu kiganiro none se ibintu by'umuziki ujya ubyumva ndabyumva ariko si cyane nabyumvise n'abarwayi ibintu by'imikino se imikino nayo mba nitayeho ngewe ibintu by'amafilimi se n'amafilimi ndayareba tu mbwira nka filime warebye ikakuryohera ni filime nyinshi iya mbere nyine muri izo nyinshi sigisi underground we ntayo nzi na tripotirete ziba zigaragazamo iki se ziba zigaragazamo ngeri n'ingumi nyiretse ubwo umuntu akaba ari filime kugira ngo sa n'usobanuro nk'uko roka bisobanura ntago nabishobora pfa kumwigana twumva ariko roki ni iki kintu yitaka ukumva kirakuryoheye roki ni gato yavuzaga kiwumva karakuryoheye ntago na nyine roki avuga utuntu twinshi turyoshye ngaha akambere ni akahe ubwo se ni nk'akahe ntuze kukambaza nanjye nkakubajije cyase nakamenya gusa ariko aba yitaka utuntu twinshi cyane ngaho itake nawe noneho mu bujura bwawe urumva itake noneho mpite nemera ntego nakwitaka abantu vuga uti ndarenze ndatsimbura ndakuba mbese byinshi cyane gakumwero ko iyo atangira avuga ngo ararenze nyine ashimwa n'Imana n'abantu wowe ukora iki njyewe mbona nta kintu nkora tukirenze pfa kugihimba abantu waguha imodoka n'inzu wahitamo iki wampa imodoka n'inzu natora inzu waguha ibiryo n'amafaranga se wahitamo iki nahitamo ibiryo ubonye umuntu agiye kwiyahura wamukorera iki wamubuza ntiyiyahura urumva ati cyangwa ubundi uriyahura birakumara ibiki cyangwa uri bwagenda ute n'ibiyahura nta nyungu ziri bwakuze muri aba wapfuye wikiyahura rero n'ubundi ntacyo bitanga
niyahura kuko uraba uri kuriza mama wawe n'abandi bose. Ni ikihe kintu kigutera akababaro buri munsi se? Buri munsi ni iki kintu kigutera akababaro? Umuntu ukumva afashwe nabi. Ninde ugufata nabi kandi uhora uri umujura? Nyeze nyine byumve nyine. Byumve. Bameze nabi nyine ni nk'imbobo. Ninde muntu ufatiraho inama, umuntu ugize akakugira inama byibuze ukavuga ati ibi nibyo nubwo binanira ariko ibi nibyo? Nzi ko ari mwarimu wenyine. Ni mwarimu wenyine? Ngaho bwira abakurikiye Rukaramunyarungu uti mukore subscribe sinzongera kwiba. Mukore subscribe sinzongera kwiba. Aha, Thierry River iradukunda ntwari. Thierry River iradukunda ntwari. Aha ngaho nanjye ntumira mu kiganiro tuganire. Tuganire se ubwo gute? Nyine ntumira b'umunyamakuru ugiye nanjye mbumutumirwa. Ubwo ndavuga ngo iki? Uravuga ibyo ushaka. Ngaho tangi. Ntabwo wabimenya? Aha, Sylvain. Turi kumwe mana. Hano hari kuri Rukamyarungu. Tukwifurije ibihe byiza ariko ibintu by'ubujura no kunywa ibintu by'inzungi bireke mana. Tazaguhitana. Uranyumvise se cyangwa uranjijishije? Reka nakumvise. Ariko nta uranjijisha nyine uzabisubiramo. Ntago nkuzijishije. Imana iguhe umugisha Mbappe. Aya Sylvain.